Yes, mbashije kubashimira mwese abantu banyereka ko turi kumwe 5 kuri 5. Iyi ni Seka TV mukomeje gukurikirana. Aha turi nkuko muri kubibona, muri kubona iruhande rwanjye Mukorogo, amavuta avugwa ko ahindura uruhu rw'umuntu, kandi iki ni cyaha gihanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Rero kwizo mpamvu niyo mpamvu turi hano kugira ngo mbashe kubagezaho amashusho y'abantu bafashwe bakekwaho kuba bacuruza amavuta atemewe. Muri kubibona barashikijwe hano nkuko muri kubabona kuri ekara zanyu. So tugiye kuganira n'umuvugizi wa polisi agira ikintu abivugaho, tuvugane n'aba nyir'ubwite nyiri gukora iki gikorwa bagire icyo babivugaho. Nucikwe komeza ukurikirane Seka TV inkuru irambuye. Murakoze cyane, ngende Samuresi nk'ibisanzwe. Uburyo bagufasha nitwa ufite donation. Ufite donation. Nitwa ufite donation. Ufite donation. Hanyuma tubwire wafashwe ute, urashinzwe iki? Nafatiwe aho nkorera. Ni hehe? Ongereza. Aho ukorera ni Kicukiro. Kicukiro. Yego. Nuko tubwire wafatiwe, unongereza wafatiwe he, byagenze bite, urashinzwe iki? Nafatiwe mu karere ka Kicukiro. Basanganye mfite amavuta atemewe. Amavuta atemewe. Hanyuma se amavuta atemewe kuki wari uyafite? Nari nyafite, nari nyamaranye iminsi kuko namaze kumenya ko atemewe, mbireka kuyarangura. Ntago nongeye kuyarangura, nari ngifite nari nararanguye mbere. Bayaranguraga he? N'abantu bagendaga bagenda batuzanira gutya bagisangisha. Yabagufatanye n'indi wayakuzaniye yari yakuye he? Bo ntago nabimenya kubera ko nyine baza umuntu aza kubwira ati mfite iki ngiki, waba ugikeneye ukagifata. Amaze igihe kingana gite ucuruza amavuta? Kuva 2020 tangira. Wari uvuze ko arayo wari wararanguye, wari usigaranye, wayaranguye ryari? Ayo nari nsigaranye. Ayo bagusanganye. Mbo kubera ko batayazana rimwe ni mu bihe bitandukanye. Hanyuma se hari abandi murangurira hamwe bafite cyangwa uzi baba bafite amavuta nkayo? Oya, ntago mbazi. Ubu rero wafashwe, ubu ibyo wafatanywe bifite nk'agaciro kangana gutugereranyije n'ikiranguzo watanze? Birenga hejuru $300. Ntago nebuka neza imibare. 300. None se ko watangiye utubwira yuko ibintu waranguye nawe uzi neza yuko bitemewe n'amategeko, wabiranguye mu rwego rw'amaronko kugira ngo wenda udasora winjize menshi? Oya, ntago nabiranguye kugira ngo nasora, ahubwo nyine nabonaga babizana ngiye nkibwira ko byemewe, ariko nyimara kumenya ko bitemewe nahise mbireka, ntago nigeze nongera gukomeza kubirangura. Ntabwo agafagitire? Oya, abo baba babituzana nta fagitire batanze. Ntabwo mushishikarizwa kugura ikintu gifite fagitire kuko utayagana. Niyo mpamvu nanjye nyine natangiye nsaba imbabazi mvuga ko ikosa nagaragaweho ntazongera kwisubiramo. Wayabikaga yabaga mu iduka? Byari biri mu iduka. Tubwira aho bayafata. Byari biri aho nkorera nyine mu kazi. Atsibye? Oya. Hajya niho tubwiye ko ari Kicukiro. Ni muhe murenge? Mu murenge wa Kigarama. Kigarama. Ubundi se kuki mukunda gucuruza aya mavuta, kuki mucuruza amavuta atemewe? Ni iyihe nyungu ikunda kuva mugereranyije n'andi yemewe? Oya, inyungu yo ntayo, kuko urebye nk'ubu ngubu ntago ndebaza ko inyungu ntayo pe. Irimo kuko iyo utaza gufatwa ubu ngubu ntago aba ari ukubuvuga. Oya, ariko narafashe n'undi mwanzuro na mbere. Nari namaze gufata umwanzuro ko ntazongera rwose kubikora. Ko amavuta ya Mukorogo uyagurishije n'ugurishije atari aya Mukorogo inyungu ari imwe? Mbo ibintu byose bigira inyungu bitewe no kubiciro bihagaze ku isoko. Ntabwo nzi ubwo ko nabikompara, ariko ndebaza ko ikintu kirimo hano nuko bigeze kuba ari Mukorogo kandi bikaba bigeze kuba utarabiherewe na fagitire, no kuvuga ngo ni magendo. Ni ibintu bibiri cyarimwe by'ibyaha. Urumva mu mutima wawe ntacyo wishinja? Nyine ngewe icyo mvuga nuko nari narabiretse nkimara kumenya ko bitemewe, nahise mbihagarika kubirangura, ntabwo nongeye kubirangura. Hari inama waha abagenzi b'abacuruza? Yes, inama natanga nuko
ibi bintu nta business kirimo, nta rwose n'uwaba akibikora wenda yabireka akabyihorera ko nta nyungu bifite na ntoya. Isomo nakuyemo nuko nyine ntashobora kuzongera gukora iri kosa, ko kuba nambaye na gutya nambaye amapingu imbere yanyu nibaza ko ntago ari ibintu byari bikwiye, niyo mpamvu ntazabyongera. Uri umusore cyangwa urubatse? Ndubatse. uratangira kwibwira unafite uburyo nawe wakoze. Nitwa Bizimana Oscar. Nitwa Bizimana Oscar. Bizimana Oscar. Sewe nagiye kubona mbona abapolisi bansanze ku kazi, bambwira ngo Oscar ngo tuje kureba ibintu ucuruza bitemewe. Ndababwira ntabyo ncuruza bitemewe birimo. Baranyereka hagati mwinjiremo murebe, barinjira barareba nta bintu bigeze bahabona. Hagambwa ati rero tugende tuje tugufiteho amakuru, tugende ibindi urabimenye. Tugenda nisanga kuri polisi Kacyiru, niho nasanze ibintu by'amavuta aranga ategarara tugufotore. Barangije baramfotora, nta kintu nari kugenda mfite ubwoba, nabonaga nyine banteye ubwoba, nta kintu cyo kwisobanura n'aka kanya ibiri kumbaho sindabimenya. Byabaye uyu munsi se? Byabaye ejo hashize. Ejo wapi nta hantu ncuruza ibintu byo kurya, mubishoboye mwana hagera. Curuza iki? Curuza ibintu byo kurya, ibintu byo kurya ni cy'umuceri n'amakawunga. Hanyuma kuze bagusize imbere yari amavuta nanjye ibiri kumbaho aka kanya simbizi. Ana amavuta yawarimo? Wapi nasanze Kacyiru. umaze igihe kingana gito ucuruza ibyo kurya? Maze nk'imyaka 2 ncuruza. Urabona ari impamvu yatumye bakuza? Ntabwo mbizi, bambwiraga ngo bamfiteho amakuru, sinzi amakuru yayo. Ese Oscar, ahantu utuye ni hehe? Kicukiro mu murenge wa Gatenga. Gatenga. Aho utuye se nta bacuruzi mu maduka hafi aho ngaho baba bacuruza amavuta nk'aya? Ntabwo mbizi niba nk'aya bahari koko. Ibyo byose umucuruzi abaziranye na bagenzi be, uzi ngo niba ucuruza ibiryo baraza bakagura uwo mukiriya ko bakajya no kugura amavuta. Karitsiye nkoreramo nta mavuta nk'aya ngaya haba rwose. Ubwo ni iki noneho wasaba nk'inzego za guverinoma? Ni ukubaza icyo nzira nkarenganurwa, cyane kuko numva nta cyaha. Uyu mugenzi wawe bagufatanye ahantu muzi? Ntabwo tuziranye. Muhuriya? Yego. Nubwo mwigeze guhurira no muri bisi? Nawe mwamwibariza, ntabwo nzi, ntabwo akanzi wenda afite ishingiro. None Oscar, ubwo bavuga ngo buri wese ahagarara imbere y'ibicuruzwa byiwe, ese wibwiza ugahagarara imbere? Banyerekaga mpagarara, n'ubundi nta Kacyiru nashyikaga nasanze ari udufuko tubiranga ati ihagarara tugufotore, ubundi bamfotoye. Zewe nta kintu mutima wishimye? Nta na kimwe rwose. Oscar, urakoze. Amategeko arahari, nicyo tubanzirizaho. Icya kabiri ni uko twabafatanye amavuta yangiza uruhu azwi ku izina rya Mukorogo. Icya gatatu ni uko ibikorwa byagenze byo kubafata twabonye amakuru abaturage baduha. Abaturage bazi neza yuko gucuruza n'amavuta ndetse no kuyakoresha bitemewe, barahari benshi. Ibyo rero byumvikane yuko abantu gusa icyo bazajya bakora cyo gukora ibitemewe, ko gucuruza ibitemewe, ni uko bazajya babihomberamo, ariko noneho ntibigarukire naho ngaho bakabihanirwa bakabifungirwa. Umuti bigenda bite rero kugira ngo agere hano? Ahubwo nicyo kibazo gikomeye kugira ngo n'abantu babyumve. Icya mbere ni uko aya mavuta ntabwo akorerwa mu Rwanda, akorerwa mu bihugu duhana imbibi ntihaturuka. Ubu ngubu kuko babonye yuko kunyura ku mipaka yemewe ari ikibazo atahurwa cyangwa se tubitahura byihuse, basigaye bagerageza kunyura mu nzira zitemewe cyangwa se ku mipaka itemewe, bakazana make make, ntibayajyane muri za butike nk'uko bari basanzwe babikora, bakashakira depo, ku buryo no gucuruza ari ukujyana make make mu gakarito kamwe, kuyaha abana bakayajyana. Ibyo nabyo turagira ngo bamenye yuko ubwo buryo n'ayo mayeri babimenye ko twarabimenye. Rero bakwiye gucika kuri uyu muco, kubera ko ibyo bakoze byose turabimenya tukabafata. Ariko wenda mushobora no kwibaza mutari rwose muzabafata mugeze ryari? Tuzageza igihe bazaba bakibikora, kubera ko nicyo polisi ishinzwe, nizo nshingano zayo. Ubwo rero kujya ubwira ngo avuge ngo uyu munsi ubwo bafasha abangaba ngo ndabizi baraza kumara iminsi. Amakuru turacyashakisha, turacyakurikirana, n'ejo cyangwa no ku mugoroba dushobora gufata abandi. Murakoze. Hari itegeko ryaba rihana abacuruza amavuta?
ariko iteko naribahaye ntabwo ko mutazamubaza iby'amategeko. Ahubwo afande haba hari nk'imibare cyangwa se ndamukoranye na Rwanda Revenue cyangwa se ishami rya polisi rishinzwe kurwanya za magendu yerekana ingaruka cyangwa se igihombo amavuta nk'aya ngaya ateza igihugu? Kubera yuko ntabwo twavuga ngo arateza igihugu igihombo, ahubwo arangiza uruhu cyangwa se n'ubuzima bw'abanyarwanda, nicyo twavuga. Kereka wenda uvuze imibare cyangwa icyo gihe twakwiha igihe runaka, dukorana n'urwego rw'ubugenzacyaha, ngira ngo higezwe no kwerekana ayari yafashwe mu bikorwa byo kuzenguruka igihugu tureba mu by'ukuri aho bacururiza ndetse n'ibindi bintu bitemewe. Dukorana n'ikigo gishinzwe kugenzura imiti, ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa, n'usingira ngo twakoze ikiganiro mbwirwaruhame ku cyicaro gikuru cy'urwego rw'ubugenzacyaha. Dukorana nyine n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, cyane cyane nk'aho kunyura ku mipaka bitemewe, abantu binjiza ibintu mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo rero byo mu by'ukuri tuzakomeza dukorane nabo, kandi bibaye na ngombwa nabo wenda mwababaza, ariko twebwe ahubwo namwe mujye muduha amakuru. Hari umwe wagaragaje ko barengana abafitanye isano n'iki gikorwa aramutwe n'abamuzi. Icyo gihe abantu tugiye kubaho urwego rushinzwe iperereza, rurakora amadosiye, rurakora iperereza ryimbitse, tuzabishyikiriza mu nkiko, icyo gihe azarenganurwa n'inkiko. Twebwe tuba tubafata tubakekaho bino byaha kubera ko hari ibimenyetso biba bigaragaza by'ibanze yuko mu by'ukuri babigizemo uruhare. Ubutumwa kimuha abanyarwanda by'umwihariko bakoresha amavuta? Ubutumwa twabaha ni uko bagomba kwirinda n'amavuta kubera ko arangiza uruhu rwabo, ni ukuvuga ko ashobora no kwangiza ubuzima bwabo. Icya kabiri ni uko kuyacuruza bitemewe. Icya gatatu ni uko bigira ingaruka kubera yuko uretse no kuba yakwangiriza uruhu, ashobora no kuba byatuma ufungwa imyaka myinshi, ukareka ibyo wikoreraga bindi byakugira akamaro. Murakoze.